kubona amafoto yabo mperuka kubona amafoto yabo bajyanye mu myitozo yo kurasa ubu no kugerageza ibisasu basigaye bari kumwe biri kuvuga ko ari buzamusimba uri kuva urabona ko ari ibintu abantu benshi batumva neza bavuga ati umugore wawe ntitumubona ariko umukobwa wawe turamubona ubona ko umubare mwinshi muri guverinoma yiwe biranagoye kugira ngo usangemo abagore benshi ariko ntago ari abagore benshi nabarimo urumva nabigerageje kugira ubyemere uzarebe nka kongere yabo nyine nta mugore ushobora gukandagira ntago bibamo ariko ubona ko umukobwa we umukobwa we bahari na madamu Root cause. Izere ko mumeze neza cyane twagiye kubaha ikaze kuri The USA New Times ni Sandrine Kwizera w'Imbabazi muri Root Cause nk'ibisanzwe nkuko maje kubimenyera mba ndi kumwe na Semugeshi akase Sandrine ubwo waruzi ngo ndagiye uraho neza cyane ntegereje ko bicyo ugiye kurenza urumva hari umuntu twakoranaga iyo natangiraga kuvuga introduction yahitaga avuga ngo warekeye uvuga ngo mentalite imeze nk'iya Senateri Vode niyo umuntu ujya kuvuga ikintu akabanza akagisasira ajya gusohoza ikintu wamaze kucyuba ibindi yongeraho wamaze kubyumva byose urumva biba bigoye urumva abantu bakoze kuri radiyo barabyumva iyo umaze amasaha ngaho uri nko kwikorana uri wenyine bisaba kuri wa muntu uba ugenda kabisa ugendeka kabisa urumva rero twagiye muri iyo muda ariko nizeye ko meze neza yameze neza cyane twizere ko rero namwe mumeze neza cyane ibintu bikomeje kugenda neza nabo bitameze neza nibwo buzima buri munsi turabivuga uyu munsi rero tameze neza ariko ejo ibintu bigenda neza ariko ni nabwo ubuzima bugira icyanga life must be up and down kugira tubayeho mu byishimo gusa ntituzi ngo byagenda gute n'umuntu urabaho ubwo buzima none kandi ubayeho ubabaye gusa nabwo ibyo tuzi umusaro tuzi cyo kuba barabivuze hari n'ababikuramo kwiyambura ubuzima n'ibindi ariko uyu munsi wishimye like up and down nibyo bikora ubuzima yarakoze cyane Semugeshi niba bitameze neza ihangane ejo bizagenda neza nkuko mumaje kumenyera rero turi kuganira ku bintu byinshi bitandukanye ariko cyane cyane kuri amwe mu makuru aba ari kugenda avugwa mu isi dutuyemo uyu munsi kuri ubu ngubu ikintu kigezweho cyane turi mu ntambara za Middle East nizo n'uyu munsi tugiye kugarukaho uyu mumaje kubitubwira byagorana ariko byashoboka ese Amerika ibaye ishyizemo izo mbaraga koko bigashoboka Iran ntiyabitsinzwe Iran niba yambura umuhoro wa Hormuz zabitsinzwe ariko nayo ndabona gukora ibishoboka byose ngiharindi indi nzira nubwo tutahise tubivugaho cyane yuko ibicuruzwa byaca ariko bikaba bihenze biba byasaba kujya kuzenguruka ugaca hitwa urabona umujyi bita Cape Town uri muri Afurika y'Epfo afata nk'aho ari wo mujyi wa nyuma uri ku mugabane wa Afurika niba ariko nabyita kuko iyo uvuye kuri Cape Town nyine ahandi hose n'amazi gukomeza kugera mu majyepfo y'isi kuri bira bice bikonja bya Antarctique hafi aho ubwo byasaba iki byasaba kuva mu nyanja y'Abahindukazi ugakata kuri Madagascar ugaca ubwo nukuzenguruka umugabane wa Afurika wose ukajya muri Atlantique ukabona kugaruka muri Mediterane mu gihe uri hano nuko nguko gusa nawe wumve twesha ibimenyetso uri hano uraca mu muhoro wa Hormuz ujye mu nyanja y'umutuku uzamuke muri Mediterane mu gihe uri hano ubwo biraza kugusaba kuza kuzenguruka muri Atlantique ukate muri Mediterane so ni ikibazo gikomeye cyane ntabwo byakorohera byagiye bitugera ariko bihenze bikanatinda niba ishati yaciye muri Hormuz iri kugura wenda 5,000 ku isoko mu Rwanda yagera ihagaze 15 kandi no byanatinze so ni ikibazo warumbaje uti rero ntubona ko bishobora kubyara intambara ya gatatu ni ikibazo nta nyindi kwibaza nkuko nawe uri kukibaza gusa possibility yabyo iragoye kubera ko ni intambara ibihugu bitaragaragaza mu bushake ari byinshi hari byagiye bitumirwa mu biranga nka OTAN yaratumiwe iranga ibihugu byo mu kigobe cy'Abaperse byamenye navuze byose by'abanyamafaranga Emirati z'Abarabu Qatar Arabia Saoudite Jordanie Kuwait Bahrain byagiye bitumirwamo bigenza make bivuze ko Iran ubu ngubu tuvuge ko yanganye n'ibihugu bibiri mu buryo buri direct ariko akazamo n'ibindi bihugu biri guparticipa mu buryo buri indirect
Arabia Saudite isa nkaho yamaze kwerura kubera ko noneho yemerera Amerika gukoresha base militaire zabo. Igihugu nka Emirati z'Abarabu nayo nabonye yafashe umurongo wa Arabia Saudite. So urumva ko ibyo bihugu bwabyo byabyara intambara ari tubona noneho hari ibihugu byifata initiative. Bikavuga ngo noneho twe turarashe, ntago ari Amerika yarasiye ku butaka bwacu, nitwe turashe nk'igihugu. Icyo gihe bivuze ko ibihugu byinjiye mu ntambara. Ibyo birata bituma dutekereza ese hari ibindi bihugu biri ku ruhande rwa Iran dushobora kubona nabyo bitabara. Haratekerezwa Ubushinwa, uretse ko Ubushinwa bwirinze intambara yeruye, bwirinze intambara kubera ko bari mu bucuruzi. Ntabwo tujye tubuvuga iyo bigeze ku bintu by'intambara. Birinze intambara bashobora kugiramo uruhare, nk'ubwo biravuga ko Abashinwa bari gutanga amakuru y'ubutasi, aribo baha Iran amakuru y'ubutasi. Nahoze mubwira ibyizo chips zikorerwa muri Iran, zikorerwa mu Bushinwa zikajya gufasha abakora misile muri Iran. Ni ubufasha bukomeye cyane. Uburusiya dusanga tuzi ko buri ku ruhande rwa Iran, ibyo byo ni ibisanzwe. Nabwo buri gutanga amakuru y'ubutasi, ari nayo mpamvu ubona ibigo bya Amerika biri hara mu burasirazuba bwo hagati n'ibindi bice by'ingenzi Iran yabasha kubiraso bigakunda. Iyo batagira amakuru y'ubutasi ya KGB, urwego rw'ubutasi rw'Uburusiya, nkoresheje KGB umundi yakoreshwaga mu bihe bya Union Soviétique, kuri ubu ngubu bafite urwego rw'ubutasi rwabo sindi kwibuka izina rufite riri moderne, ariko KGB nayo iracyakoreshwa sofa. Niho bari kubaha amakuru. Nyuma bamaze no kubona ko Iran yamaze no kuburira abantu rwose bari begereye batuye cyangwa se begereye ibice birimo ibikorwa bya Amerika, basabwe guhunga, bahawe ultimatum. None Iran nayo iri gutanga ultimatum. Hazaza kubwa cyane ubundi zamenyekanye mu ntambara mbere y'isi, ubwo cyagikomangoma cyicwaga bagatanga igihe kingo cy'umu hakariho abantu nabo bashaka kurwana, abantu bashaka guhangana ntago wabatangira. Abantu bashaka intambara basaba ibintu bidashoboka. Ibaze kubwira umuntu muri ofisi ni option imwe gusa, nago muhaye byinshi ngahitemo, uvuga ngo mutuzurire umuntu, mugarura umuntu wacu. Nyine ubuzima buri irreversible, ntago ubuzima inevitable, ntago ubuzima wabugarura. So Iran nayo yamaze gutanga ultimatum, abantu batuye hafi ya base militaire za Amerika n'ibindi bikorwa byose bya Amerika na Israel bari muri karere bahave byihuse kigiye gutangira kuharasa. Urakoze cyane. Turi kuri ibyo ngibyo, ibihugu byinshi twari turi kuvuga ko byagiye bigaragaza uruhare rwabyo, ariko nanone ubona ko ibihugu byinshi biri kwirinda kwinjira muri iyi ntambara. Kubera kwirinda hari zimwe mu ngaruka twagiye tubona, ingaruka z'intambara, cyane cyane intambara ya kabiri y'isi yagiye ntekereza ko ari imwe mu ntambara zahaye isomo bimwe mu bihugu byinshi. Urabona nk'Ubuyapani rufite itegeko nshinga rya, ndakeka ngo article ya 9, ntabwo bizi neza cyane ariko ni article ya 9, rivuga yuko ribuza igihugu kujya mu ntambara cyangwa se kuba cyakohereza ingabo zabo kereka ari ukwirwanaho. Babasagariye, ariko iyo article ntibemerera kwivanga mu ntambara. Harimo ibihugu nka Germany, za Australia, Switzerland ndetse n'ibindi bihugu byinshi. Rero urumva ntekereza ko muri ino ntambara ibihugu byinshi suko hari bidashaka guparticipa muri iyi ntambara. Hari ibihugu byinshi biparticipiye muri iyi ntambara byagenda byunguka. Nk'ubu nka Korea ya Ruguru mworohereze, nka Korea ya Ruguru kuribwa yabuze nk'ikintu cyatuma to be honest, uriya we yabuze nka Kim Jong Un yabuze nk'ikintu cya imbarutso, yego kubera ko nawe yifasha akajya muri iyi ntambara, ntabwo byaba biri appropriate. No mu mategeko mpuzamahanga bari against ibyo bintu, ariko habuze nk'ikintu gito gusa cyatuma nyine akururirwa kujya kubarizwa aho hantu. Ariko amaherezo ino ntambara irambye Korea ya Ruguru ishobora kubijyamo, kubera ko no muri Ukraine nubwo yohereje ingabo bashize imyaka 2 ariko yarazohereje, kubera ko ni urugamba rwari rurambiranye. Bigeze aho n'ubundi Amerika OTAN nayo rero igifasha Ukraine, Uburusiya nabwo butangira gufata abasirikare ba Iran barabarwana barababonye n'Abakorea ya Ruguru. So navuze ni na Korea ya Ruguru bitinze ishobora kubarizwa muri iyi ntambara. Ejo bundi Korea ya Ruguru president yagize ati twe nta muntu n'umwe uzigera utubuza, nuko uriya naga asaba avuga yanzuye aba yanzuye kujya mu ntambara, ariko nanone uriya ntacyo afite cyo guhomba. Ariko nk'umukuru w'igihugu nge sinjya impamvu nimenye n'izo mvugo, n'umukuru w'igihugu kandi afite n'abantu ahagarariye. We ku giti cye nawe afite ubuzima bwe, afite n'umupapa rega, n'umukuru w'igihugu ariko w'umupapa. Nabonye umwe mu bantu be ba hafi, umukobwa we ni umwe mu bantu bakorana imyitozo myinshi cyane, abantu benshi bagenda bavuga n'utuntu twinshi dutandukanye.
kubona amafoto yabo mperuka kubona amafoto yabo bajyanye mu myitozo yo kurasa ubu no kugerageza ibisasu basigaye bari kumwe biri kuvuga ko ari buzamusimba uri kuva urabona ko ari ibintu abantu benshi batumva neza bavuga ati umugore wawe ntitumubona ariko umukobwa wawe turamubona ubona ko umubare mwinshi muri guverinoma yiwe biranagoye kugira ngo usangemo abagore benshi ariko ntago ari abagore benshi nabarimo urumva nabigerageje kugira ubyemere uzarebe nka kongere yabo nyine nta mugore ushobora gukandagira ntago bibamo ariko ubona ko umukobwa we umukobwa we bahari na madamu we wari ubivuze madamu we ntago ari umuntu itangazamakuru rizi biragoye cyane hari umugore we ariko ntago itangazamakuru rimuzi ni ukuvuga ngo uretse nkatwe nk'igihugu cy'u Rwanda ntekereza ko turi n'abambere mu isi bafite umubare munini w'abategarugori mu nteko ishinga amategeko ariko mu bindi bihugu usanga iyo ngingo itarumvikana iyo ugeze muri bino bihugu bikiri stiki ku mico ibihugu byo mu burasirazuba bwa Aziya byinshi biracyafashe ku muco umugore cyane cyane arakoze cyane akora ko kaba kagarutseho turacyari kuri ino ntambara yo mu burasirazuba kimwe mu bintu abantu nanone bakomeje kwibazaho cyane bakomeje kugarukaho cyane namwe mu mbwirwaruhame za Trump kuri Twitter social media ibyo agenda avuga Trump muri iyi minsi amaze iminsi avuga ngo turi mu biganiro ibiganiro bimeze nabi Iran iti twe nta biganiro turimo ubona kuba hari kuza kubaho kutumvikana cyangwa se ibintu kuba bitari ku murongo niko nabyita igihugu kiri mu biteza intambara kikavuga ati twebwe turi mu biganiro ikindi gihugu kikavuga ngo nta biganiro turimo Amerika y'ubwayo niri mu biganiro ubwayo ubona ni iyihe shusho kuri iyi ntambara isi intambara yaza kugira iherezo bimeze gutya nabuze mbona abatebye bavuga bati Trump ari kwiganiriza nibyo ari kwita ibiganiro ariko na Amerika yabivuze I mean na Iran yabivuze nibyo ari kwita ibiganiro sofa nabyo tuzi twe bihari nko kubera ati politike ni ikintu kinini ntabwo twata tubihakana aka kanya kuko mu bihe nk'ibi ngibi nyine bagomba kuzamo n'utuntu two gusa nk'ari niba nabyita guterana ubuse kuzumva kenshi iyo bano abadiplomate ukuntu bavuga wagira ntabwo baba bari kuraswa uzarebe nko muri Iran bari kuvuga baba bashize amanga wagira ntabwo baba bari kuraswaho kare baba bari kuraswaho so ni imwe muri strategy yo koroshya ibintu no kutabikaza ngo nakura umutima abantu muri rusange gusa ibiganiro bihari byari bizwi n'ibiheruka mbere y'uko Amerika itangiza ibitero muri Iran Oman ari kugiramo uruhare nyuma yabyo nta bindi bihari Iran rero ifite umuvugizi rwose abantu bahise banamenya cyane bita Al-Qatam nuri kugeza message ku isi n'ibyo abategetsi muri Iran bashaka n'ibindi bitandukanye yamaze kubihakana abonye ko na president w'inteko ishinga amategeko yarabihakanye imitwe yombi abadepite ndetse na Sena nabano basirikare b'imitwe isanzwe gisirikare bari kubihakana so bivuze ko nabiganiro bihari biri kujya mbere Trump nahoza mbona nimugoroba mu kiganiro mu itangazamakuru nahoze ndeba kuri CNN ari kuvuga ngo Iran ngo yashatse kumugira umuyobozi w'ikirenga arabyanga Barago batigabanya komedi uri kwica abantu gabanya komedi ako nari strategy nziza sometimes ishobora no kumanipira abantu niba umaze kwica umuyobozi w'ikirenga akagaruka niba twabita gukina ku mubyimba sinzi ukuntu twabyita ati Iran yansabye ko nawe umuyobozi w'ikirenga ndabangira nge ni president wa Amerika nkorera abanyamerika ubwo nyine akanwa kaba gatambitsemo kugira yongere yumvikanisha inshingano ze so umuntu w'umuhanga cyane ndamwemera nubwo ari umucuruzi rimwe na rimwe intekerezo ze ziri kwicyo gice hari ubuzima bwe cyane bura politique nawe ari mu bitwa impanuka muri politics naga ari babantu babarateguwe bategurirwa politics urebye nk'amateka ya Barack Hussein Obama president wa mbere w'umwirabura leta zunze ubumwe za Amerika urasanga haba ibyo yize haba ubuzima bwose yabayemo nyine ni politics ni umuntu wize amategeko akora muri cabinet y'abavoka arazamuka abo musenateri mu mujyi abagamo wa New York uvamo abadepite ku rwego rw'igihugu yamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu nk'uwo muntu nyine urumva from muri teenage akiri ingimbi pakabaye president urugendo rwo rwaranzwe n'ikintu kimwe Trump rero ni umuntu wakuze muri famille nziza z'abakire of course ariko ibyo ari ubucuruzi abantu banatungwa no kubona atsinda madame muri manda ya mbere Hillary Clinton ntabwo abantu babyumvaga so na n'ubu rero ukora igice kinini amaze mu buzima bwatekereza nk'umucuruzi niyo muzavuga ati ku ngoma ya Republika cyangwa se ku butegetsi bwa Trump uzareba ibitero byose Amerika igaba ni ibitero cyangwa se amasezerano isinya cyangwa ibindi bikorwa byose ikora korona mpuzamahanga ni ibikorwa bigena ku bukungu ni muri Congo yego twasinye amasezerano y'imyaka 99 ni muri Venezuela Nicolas Maduro agiye kuburanira Manhattan
turi kugenzura igihugu cye. Ni mu burasirazuba bwo hagati niho byanze bisa nkaho wacanze karita yibeshye, zimwe zikuramo izindi, ubwo ngo ni bwana na seta akazisiga, ariko nawe nibyo yashakaga kujya ajye kugenzura kara gace. So byose ibitekerezo bye biri ku bukungu Sandrine. Ya arakoze cyane Semugeshi, turi kugana ku musozo, ariko nanone hari biri kuvugwa kuba uruhande rumwe rwemera ko hariho ibiganiro, urundi rukaba rutabyemera. Wiri wigeze kubikomozaho, twabonye ko Amerika iri kuvuga ko irimo kuzana ibiganiro, ariko nanone hari urundi ruhande ruvuga ko Amerika nanone iri kugenda izana abandi basirikare. Nanone twongera tukabona Iran irimo kuburira abaturage. Twahoze mu kanya turi kubiganiraho, uri kumbwira ngo hari n'ahantu nari ndi kubyumva, ari kuvuga ukuntu bamwe mu basirikare b'abanyamerika bari kuba mu nzu, mu mahoteli hafi n'ahantu mu kanya wari ubikomojeho uvuga ngo buriya kuba bimwe mu birindiro bya Amerika byaragiye biraswa abasirikare bakajya kuba baba ahantu hari abaturage, hari iki, urabizi mu mategeko ntibyemerewe kurasa ahantu hari abaturage, abasivile ndetse n'ibindi bintu nk'ibyo. Uri kubona ibyo ngibyo bitari buze kuza kunaniza Iran muri iyi ntambara, cyangwa se bikaza kuza gushyira mu mazi abiri Iran, kuko Iran ntiri buze kwihanganira kurasa ahantu hari umwanzi kandi nawe ari muri zone idakwiye kuraswaho. Ntago ntekereza ko bakoreye amakosa, kuko ni ibyaha by'intambara of course, ndetse n'ibitero byose Iran imaze kugaba nta gitero na kimwe cyagiye mu basivile uretse ibyigaba muri Israel. Ariko Iran nanone mu kanya twakomeje gutangiye gutanga warning, nko kuvuga ngo iyo babivuze uko baba bazi ko misile bari buze kuhagaba ari nyinshi kandi zifite uburemere. Niyo mvuga ngo bari mu nkengero. Nk'ubu umuntu ashobora kurasa urugero afite gahunda wenda iyo kurasa iyi nzu turimo n'urugero, ariko kubera akazi ubukana bw'ikina ari burase hano agasaba bano baturanyi bacu ko baba havuye, kubera ko nubwo igipimo ari hano ariko bishobora kurenga ingaruka za cya gipimo zigafata no ku bandi. Nicyo babisobanuye. Main target ni base militaire za Amerika, main target ni ibigo bya Amerika n'ibindi byose bifitanye umubano na Amerika, cyangwa se aho Amerika ihura n'ibyo bikorwa. Gusa bagapropoza ko bitewe n'ubukana bw'izo misile bishobora kurenga bigafata ahandi. Ntago main target ari ukurasa mu ba civil. Wenda ikindi ibyo by'ingabo zishobora kuba ziri kujya mu mahoteli, nanjye nahoze mbibona, gusa bavuga ko ari speculation, ariko birashoboka. Ariko Iran yagaragaje ubushobozi Sandrine. Ariko Iran muri Iran yahoze ivuga ko umuntu wese uzabona umusirikare wa Amerika, niba uri muri hoteli ukamubona ahantu utuye, kuko biri kuvuga ko ahantu Iran yagiye irasa bagiye bagenda kuba ahantu mu baturage, kandi buri umusirikare si ngombwa ngo abe afite intwaro, ashobora kuba afite na mashini. Nabyise speculation kubera ko mu bunyamwuga tuzi ku gisirikare cya Amerika nubwo mbere babikoze, bagahunga ibigo bya gisirikare bagiye kuba mu baturage ngo baticwa, muri ntago bisanzwe pe. Gusa byashoboka kubera ko Iran yazanye ubwoko bw'amamisile mashya biri kugora cyane Amerika nabo n'ubwirinzi bwabo guhagarika. Ikindi bari no kubihagarika ko byabahenze. Nk'ubu niba Iran yohereje drone y'ibihumbi 20 by'amadolari, bari bukenere Patriot igura miliyoni, misile imwe ya Patriot bihagaze miliyoni 4 z'idolari. Ngaho nabatekereza drone imwe y'ibihumbi 20 by'idolari, yewe nidushaka tubishyire mu banyarwanda kugira abantu babyumve, fata ibihumbi 20 by'amanyarwanda, nguvuga ngo ngiye kugukubita urushyi ruhagaze ibihumbi 20 byacu, we kugira ngo uruhagarike biragusaba miliyoni 4. Ubwo se nkubise incijana ku munsi, ngira nkubise incijana ku munsi, wabigenza ute? Waba washira uko nemereye kugukubita inki nizanjye, so biri kubahenda cyane. None iyo bakoreshe THAAD n'ubundi bwoko bw'amamisile bibahagara miliyoni 15. Ubundi bwoko bakoresha buri ko bakoreshe kose biri hejuru ya miliyoni $. So urumva rero ko birabagora. Aho bashobora kubikora nyine byo kwirinda, kubera ko n'ubundi barabizi ko Iran niyo hereza amadrone nk'ijana, wenda bari buhagarike ukamwe 80 izindi ziza zigere hahandi. Rero urumva niba hari abasirikare ubuzima bwabo burahita bujya he mu kaga. So nubwo ari speculation, ariko mu buryo bwiyagura bitekerezo urumva ko bishobora gushoboka. Gusa ngo turi kubyemereza hano kuri the US News Times, ariko biri ni speculation biri kuvugwa. Ikindi wenda ahubwo ahantu Iran iri kurasa bikagira ingaruka ku basivili muri Israel, ko muri Israel iri kuraharasa nk'irashe, babyita retaliation, mwaturasho turabasubije. Ariko nabwo biri kugenda mainly bigamije mu minsi ishize barasha hitwa Dinoma, na agace bizwi ko kabamo site za kirimbuzi za Israel.
karimo inganda za kirimbuzi za Israel nk'ahantu baharashe ngi ibintu nagaye cyane kubera ko buriya ni Israel cyangwa se na Iran Israel ikoze ikosi karasa nko kuri site nucléaire za Iran bikangirika cyane ingaruka za nucléaire nago ziguma mu gihugu kimwe zikwirakwira hose yego ndabizi ukunda uri umusomyi cyane nakunwa butazi iturika rya Chernobyl 87 byabereye muri Ukraine agace kamwe bita Chernobyl ariko ingaruka zageze mu Bufaransa no mu Bwongereza so rero ibintu bya kirimbuzi byabari byo kwitondera cyane ariko ahandi rashene ku mabaze militaire ni ku rugo rw'umukuru w'igihugu kuri office ya Netanyahu bagiye baharasa kenshi aho Netanyahu hakorera ministre w'intebe ahatuye abayobozi bakuru nkuko nabo bagenda bicirwa abayobozi bakuru ni ndabyita ngo iki se wene mangohe cyane hugo ni bya bindi yani wini urakoze cyane ya ni intambara ubona ko biragoye ese nindiri buze gutsinda Iran iragira iti nitwe tuzagera ko intambara irangira Amerika iragira iti intambara turi mu biganiro ni turabihagica gusa ikintu ruvuzeho ubona tutashimangiye cyane cy'abasirikare boherejwe amakuru dufite sofa bari hagati y'ibihumbi 5 n'ibihumbi 8 yego bo mu mutwe udasanzwe ingabo za Amerika zirwanira mu mazi marine ariko noneho bakavuga ko boherejeho division ya 82 mu byitwa Airborne 84th Airborne Division niyo yoherejweyo rero uyu mutwe ukaba ari umutwe udasanzwe hanini ngo urwana cyangwa se woherezwa mu bikorwa nabyo bidasanzwe special operation naha rero ni muri special operation bikavuga ko main target na agace k'ikirwa bita Kargi iyi Kargi ni ikirwa kiri hano hafi mu kigo cy'aba Perse navuga ko ni hafi y'umuhora Hormuz kakaba gace kanyuzwaho 90% by'ibyirani yongereza hanze y'igihugu uvuga ngo ibikomoka kuri gazi na petrol Iran yohereza hanze y'igihugu 90% bicaka kuri icyo kirwa cya Kargi so nicyo bifuza gufata kuko n'ubundi urugamba rwo kujya guhangana imbere muri Iran tubihone sinakintu rwabafasha none cyo rwabamarira gusa Iran nayo nabonye muri bwa butumwa bwa wa mugabo ariko Tamu yavuze ko bafite abasirikare barenga miliyoni biteguriye ingabo za Amerika zizahirahira gukandagira ku butaka so mu gihe Amerika bihisemo gukora izo operation zayo z'ingabo zo ku butaka twiteguye kubona ihangana ku butaka cyangwa se kubona intambara ishobora kumara igihe bitandukanye nuko abantu babitekerezaga rakoze cyane Semugeshi twari turi kuganira kuri byinshi bigiye bitandukanye cyane cyane kuri no ntambara iri hagati ya Iran leta zunze ubumwe za Amerika ndetse na Israel ese biraza kuza kurangira gute ni kuri the USA New Times niho tuba turi kuganirira updates tuganira ibigezweho wakoze cyane Semugeshi kudufasha yego namwe mwakoze cyane kubana natwe ni the USA New Times ni root course ni Sandrine Kwizera w'imbabazi dusubire